Amahoro y'Imana kuri mwese mukomeje gukurikirana gahunda ndetse n'ibiganiro bitambuka kuri BNTV live. Twizeye ko mukomeje kumererwa neza. Nyagasani akomeje kubarinda aho mwaba muherereye hose, abari mu majyaruguru ya Atlantique, abari mu majyepfo, abari iburasirazuba bwayo ndetse n'iburengerazuba. Mukomeze muryoherwe n'ubuzima, mukomeze Nyagasani abishimire kuko niwe utubeshaho. Hanyuma ubwo ndi kumwe na David, niwe ugiye kudufasha uyu mugoroba. Yambwiye ngo agiye kutubwiriza abantu bo kuri BNTV live. Uyu mugoroba rwose tugiye kumutega amatwi, ubwo nizere yuko muri hafi kandi mwakoze subscribe, mwakoze like, mwakoze share, ndetse naho muzajya mwifuza gutangira ibitekerezo murahazi muri comment, nazo rwose turazisoma neza cyane 5 kuri 5. Nitwa Migambi. David, umeze neza? Meze neza nta kibazo, ndashima. Nta mahoro kabisa. Amahoro no kwerekeye. Akantu ko kwisiga breba mu maso ni akantu wari umenyereye cyangwa ni akantu Ibyo bintu ni byize ibintu wari uzi cyangwa bimenye vuba nkanjye? ibyo bintu byize vuba aho umuntu atangiye kujya akora ku kantu. Kuko buriya ntabwo wakisiga ibintu nka biriya nta kintu Udafite amafaranga. Eh, Hanyuma wambwiye yuko uyu munsi udufitiye icyigisho cy'umugoroba. Icyigisho cy'uyu munsi kimeze gite? icyigisho cy'uyu munsi ukuntu Tugisanga. giteye ni ukuri bantu b'Imana mukomeje kudukurikira. Icyigisho cy'uyu munsi ukuntu giteye ni uburyo tugomba kubanamo n'abantu muri sosiyete. Amina. Buriya kenshi abantu hari ukuntu tugenda tuvuga ese ni gute nabana n'umuntu muri sosiyete, muri iyi nyine ahangaha se ni gute nabana na mugenzi wanjye tukagendana neza. Buri ikintu cya mbere cyose ni ukubahana. Buraza kubihuza na Bibiliya n'imirongo Ndaza kugenda mbihuza na Bibiliya, genda shyiramo imirongo, genda ibikurikirana gahoro gahoro nk'uko nabipanze. Ariko ikintu cya mbere nshaka ko twigaho ni ikintu cyo kugira ute kubahana, sibyo? Ntukarebe umuntu ngo umusuzugure ngo uriya ibiki n'ibiki, ugenda uvuga nyine ngo uburyo ki uriya ateye cyangwa se uko yimereye. Uyu munsi ashobora kuba ari umukene ariko ejo cyahinduka nawe agahindurwa ubuzima. Buriya abantu benshi twese kuri iyi si twaje nta kintu dufite, ahubwo dutangira dukora gahoro gahoro. Rero kuba icyo wagaininze ntabwo bivuze ko ni wajya kubisuzuguza abandi. Today wa blessinzwe ni wowe, nawe ejo niwe. Mwubahe, ubane nawe neza mu mahoro. Yego. Duke afite kuri we mudusangire, kuko buriya uzareba kenshi hari igihe usanga abenshi umuntu yigira umutima mwiza, abantu bakajya batangira kumubwira ati hano umusazi ngaraya agira ute, ibintu nk'ibyo ngibyo nyine. Nko muri Bibiliya watangamo urugero? Buriya muri Bibiliya ndaza ngenda hajyamo umuganya akamanze nguhe icyo umwuka w'Imana yaduhishuriye. Yego. Buriya na Bibiliya nayo turaza kugira umwanya wayo dufate imirongo tugende tuyisoma. Ikintu njye narengamije nandi kukubwiraho ni ku bantu muri ino minsi, muri ahisi igeze nyine uko ubibona. Abantu ntabwo turi kubaha abandi. Abantu turashaka mbese kwiyemera, tukereka ko turenze, ako ntabwo ari byiza. Buriya ikintu cyiza ni uko wabana n'undi mu mahoro. Buriya urabona uno mubiri wacu ni ubusa, uno mubiri twiratana, sibyo? Umubiri twiratana ngo umeze neza, ngo wagize ute ukawubaka. Mu kanya gatonya Imana yagize gake ikagatatamuraho gake cyane, agashyiraho akadomo ku buzima bwawe, cyarangira wa mubiri wagira utatamuka uneza neza. Nyuma y'iminsi ingahe abantu bakibaza se uyu ni wa wundi? Rero niyo mpamvu muri iyi si tuba tugomba kubahana, sibyo? Nimba uri umukire ubaho umukene, n'uwo mukene yubaho umukire, ukicisha bugufi. Buriya ako kantu ko kwicisha bugufi ukavuzaho nanjye nkatekerezaho. Nibuka muri Bibiliya bavuga, hari ahantu niba ari muri Matayo, ariko ndumva na Matayo iyo nkuru yarayanditse, na Yohana yarayanditse, na Luka, na ba Luka iyo nkuru barayanditse y'ivuka rya Yesu. Buriya Yesu nawe mu rwego rwo kwicisha bugufi, ngira ngo urabizi yuko yari yarahawe misiyo yo kuza mu isi akaza kwitangira umwana w'umuntu
rero mu kuza mu isi ntabwo yigeze ahitamo famiye ya danje cyangwa ngo ahitemo mu rugo rw'ibiceri ngo rurimo ibiceri ngari hajya kuvukira kandi yari abizi neza yuko aje ku isi hari inzara yari aje ku isi icyo gihe noneho n'amazi kuyabona byari bigoranye noneho aravuga ati ntabwo navukira mu rugo rw'abantu bafite ibiceri rw'abantu b'abagwizatunga rw'abantu bafite akanyenyeri reka njye kuvukira kwa Yozefu w'umubaji buriya Yozefu ngo yari umubaji kubaza biba biteye ubwoba ni hahandi ujya usanga umuntu yikebye n'urukero wasanze nka poseze yamuriye wasanze nk'inyundo yikubise urwara yarukuyemo urumva mama we sinzi ni ikintu yakoraga mama we nyine ariko ahitamo kujya kuvukira aho hantu hatari amafaranga hatari ibintu bishobora kuzamushuka atazayihura n'ibintu byo kuvuga ngo hano uru rugo ngo navukiyemo ngo nta kibuze ngo iki n'iki bishobora no byari no kuzamwicira na misiyo aravuga ati reka njye kuvukira mu rugo rw'abakene kubera kwicisha bugufi kugira ngo ace bugufi noneho ahantu yavukiye ikirenzeho uretse no kuba wenda yaravukiye muri famiye y'ikennye n'ahantu yavukiye ahantu bwe yavukiye yego iriya poroje y'Imana burangiye yavukiye mu muvure bro yavukiye mu muvure inka ziriramo zinanyweramo amazi ibintu urumva nyine kugira ngo mu gihe abandi bavukira mu bitaro bya danje nka za ntuza nko mu makirinike akomeye nko kwa ba Nyirinkwaya urumva kandi bakajya kuvukira nyine ahantu hahatari ko nyine aravuga ati ariko wakwivukira mwereka nzace mu muvure mu bashumba umushumba basa nabi rero umushumba ukuntu aba yambaye ya makote yabo baba bamaze igihe kirekire nyine bibera mu nka nta kindi nyine bakora nibwo buzima bwabo ari inshuti n'iziriya nyamaswa nyine noneho aravuga ati rero reka njye kuvukira aho ngaho urwo ni urugero rwiza rwo kugira ngo rwereke umuntu yuko aba agomba kwicisha bugufi muri situwasiyo yose agezemo y'ubuzima ntusuzugure ukennye ntusuzugure umukire ibaze ko ibyo byose bavuga hano twiratana ku isi wowe Yesu yarabifite mu kiganza ibaze ko noneho Yesu mu rwego rwo gukomeza kwicisha bugufi yaravuze ngo nta nubwo sitira azaza byibura nk'umuherwe ntabwo azaza nk'umuherwe ntazaza nk'umushoferi ntazaza nk'umuganga ntazaza nk'umunyamakuru ntazaza nk'umuhayiti ntazaza mbese ntazaza muri ba bantu ba danje tuzi nukuza we azaza nk'umujura azaza nk'igisambo ariko buriya ibintu nibyo kuko buriya ushobora gutegereza ukavuga ati kanegereze wenda urugero hari uruvuze ngo ntabwo azaza n'umushoferi ushobora kuvuga ati kanegereze umushoferi sibyo noneho wavuga ko bahita nkatwe ukavuga ati kanegereze uriya muhayita azamfasha kariya kanavuze kuza nk'umujura ni igihe azaza ataduteguje ni ukugira ngo azaze ataduteguje ahubwo ako kanya dusanzemo niyo mpamvu bahora duhore twiteguye twambaye umwambaro w'urugamba harya buri umujura niwe uza atateguje ntabwo umujura guteguza ntabwo reka niyo mpamvu yavuze ngo azaza nk'umujura ariko hari n'ubwo yari kuvuga ati jyewe wenda nzaza wenda tuvuge nk'urugero nk'impanuka impanuka ari ubwiteguza urumva ntabwo impanuka iteguza ariko icyo ni igikorwa ni ikinuza cyangwa wenda akavuga ngo nzaza nk'urupfu ntabwo yaza nk'urupfu kuko urupfu rwo ruza rugahita ruvanaho umuntu rukamujyana kandi we azaza nk'umujura umujura we ntakuraho nyine ariko atandukanye n'urupfu kuko umujura araza akagira ibyo ugira ute nyine pe abaje muri Bibiliya haravuga ngo umujura azanwa no kwica no kurimbura nimba ari ibintu nk'ibyo sibyo buriya si nk'umurozi umujura kubera ko umurozi nawe yazanwa nawe araza akica akanarimbura umurozi wamwitegura umurozi ushobora kumwitegura kuko ahantu henshi dushobora guca vuba ati hari abararoga sibyo ugahita uhirinda aho hantu ugahita uhirinda ariko umujura we ntabwo avuga ngo pe ushobora gufunga inzu ugasanga apfumuye ahangaha bari bakubwiye ati burinde hariya sibyo niyo mpamvu rero avuze ati azaza muri forome y'umujura ariko utagira ngo azaza ari umujura yego reka twigarukire kuri ako kantu ko kwicisha bugufi wabonye ahantu Yesu nanone yicishije bugufi urumva bageze mu ntuza bageze mu bukwe bw'ikana
hari ahantu ho naho yicishije bugufi aragenda yinjira nk'umuntu w'umusangwa ariko akoreraho igitangaza. buriya nicyo kikwereka yuko n'abantu nyine batari abantu badanje bicisha bugufi ushobora gukorera umuntu igitangaza mu buryo bumwe cyangwa ubundi cyane. Ibyo biroroshye kuko hakundi kwishyira hejuru. buriya nicyo biba bisigura. Buriya ikintu cyo kwicisha bugufi ahantu mbibonera nka biriya bintu Yesu nyine aba yakoze. Akenshi dukunda kubibona nko mu muhanda, hari ukuntu umukire aza sibyo agacaho mu modoka ye nziza, ari mu modoka rwose imeze neza cyane, agaca ahantu hasaye akaba yagutera ibiziba sibyo, akabigutera pe kubwo nyine kuko yagezeyo. ariko hari igihe benshi babikora ntabyiteho, ariko yashyika imbere ugasanga irasaye. noneho undi watewe ibiziba akaba ari uzi ukamuha sapoti. iki nicyo bita kwicisha bugufi. yirengagije bya bintu byose bamukoreye, aragiye agize ute abikoze neza. ni nayo mpamvu Yesu yirengagije imibabaro yose yo mu isi, uko bamukubise ibiki atire aremera agira ute bihungu bye arabambwa ku bwacu. harya bariya abatipe bamubambye bavukaga he? bariya abantu bamuhambye, ariko hari ahantu tuze bifite kuhashaka. hari ahantu bamubambye niba bari abayuda. Yuda yagambaniye Yesu, ariko hari intara yitwaga Yudeya, muri Yudeya yego. ariko abahavukaga nibo bitwaga abayuda. ari ahantu abantu baba bafite kuma confuse sibyo. iriya muri iriya poroje nyine bakavuga se Yuda ko bavuga ngo byari byanditswe, ni ukubera iki Yuda ari wowe mbese azahanwa kandi kuko yagambaniye Yesu. ariko hari ahantu nasomye havuga ngo ari ibintu byari kubaho, ubwo urumva ko Yuda yaba yemeranye. nanjye ibyo bintu kubera ko Yuda niba byarago ubundi yavuye mu ijoro ariyo misiyo imuzanye. ariko aho hantu hagira confuse nyine. rero nimba ariyo misiyo yari imuzanye n'ubundi yaraje ku isi agomba kuzapfa, Yuda akaba yaravuze ati n'ubundi nuko bimeze bakamwihera ibiceri, urumva yaririye ku rupfu rwe. ariko kubera ko n'ubundi yari kuzapfa, n'ubundi aho nta fote yakoze, kubera ko ahubwo yabaye intwari ituma ducungurwa ubwo ngubwo. hari ahantu handitse muri Bibiliya ati ngo umwana azagambanirwa ngo ari kuzamugambanira azaba ari mbese ibibi byose bizamubaho. ntabwo bigeze bandika uwo muntu uzamugambanira sibyo. harya nyuma yo kumugambanira ngo yahise aturika inda. inde yariyahuye. uwaturitse inda harya ninde? uwaturitse inda ntabwo nahasomye. harimo umuntu nanone ngo wagurishije isambu. Yuda niwe wagurishije. ubundi Yuda we yagambaniye Yesu, yamugurishije ibiceri by'ifeza 30. yari azi ko Yesu, kuko yabonaga Yesu ibintu akora, uvuga se ni gute umuntu uzura abantu sibyo, ni gute umuntu waciye, kuko ibuka aho yaravuye kubwiriza mu rusengero bagashaka kumujugunya. aho buretse makuru bakamaze kubwira neza, harananye bakubwiye neza, bashatse kumujugunya kumurenza umusozi, abaca mu myanya y'intoki. noneho Yuda aragenda aravuga ati, akajya amubara, avuga ati Yesu ibintu akora akamutera imibare, ibintu byose akora, ano mafaranga nzayarya, akabate nzakuryamo ibiceri, nzakuryamo ibiceri, ndabizi n'ubundi wowe uzagira ute uzabivana. ariko ari poroje y'Imana yaravuze ati ni hari ahantu izabirangira, ariko nzakuryamo komisiyo kabisa. avuga ati byange kundi ukuntu bimeze. ubundi buriya kubera ko n'ubundi ariyo poroje yari yamuzanye, iyo misiyo yari yamuzanye ku isi, urumva Yuda kuba yaramutanze ntabwo yagakwiye kuba yarahanwe. kubera Yuda yamutanga mbere atari poroje y'Imana itaragerwaho ikenewe nyine, kuko ukoze poroje hari ahantu ugira uvate ani kuri successful, ibintu byanjye bigiye kugira. ariko yabikoze on the top, poroje y'Imana isa nkaho igiye kugira ute kurangira. nyine ukuntu bimeze, keretse yari yabikoze hagati, ukuntu bimeze. icyo gihe bamushakiraga Yesu, nyine icyo gihe bamushakiraga nicyo gihe, n'ubundi nicyo gihe cyari kigeze kugira ngo abambwe, urumva. noneho Yuda we ntabwo yari abizi. Yuda we ntabyo yari azi, ntabwo yari azi poroje y'Imana, ntabwo yari azi poroje ukuntu imeze. ariko Yesu yari abizi. urumva ukuntu uje yestaye. Yesu yari afite ubushobozi bwo kuba yagira ate, bwo kuba yakwikiza, hanyuma Yuda we yamuryamo ibiceri. kuba rero yaramuriyemo ibiceri, n'ubundi ngiye mbibona mu nyungu ebyiri.
izihe nyungu ebyiri Yuda yiboneye akanyenyeri, bamukandiye akanyenyeri. iyi ni inyungu ya mbere. Noneho natwe twabyungukiyemo kubera ko yihutishije aferi kugira ngo duhite ducungurwa duhanagurweho ibyaha. Ubu ngubu za karande n'imivumo y'abakera n'inyoko muntu, iyo nyoko ya muntu, ibyo byatuvuyeho. Ubu biba bikikuriho ubyikoreye ku bitugu byarahengamye umeze nk'uko. Ariko Yuda nawe yahise agiramo ako kaboko ke, hanyuma aramutanga, nuko nyine yihutisha aferi, bahita bamubamba. Ariko abatipe ngo bamubambye shumi. Ariko hari umugabo, uriya mugabo w'imbaho yarapfuye ijisho rimwera, umwe yamuteye icumu mu rubavu, amaraso akamugwa mu maso, ngo yahise akira. Yesu yari igitangaza. Uburakari bw'Imana burigaragaza. Yesu yari igitangaza. Umwenda wari ukingirije ahera ucikamo kabiri. Ko yazuye na Lazaro, ariko yamaze iminsi 4 yari yishwe n'iki? Lazaro ashobora kuba yararwaye mu nda, cyangwa se ngaho nyumvira nyine ngiye ntago bavuga ikintu yari arwaye, ariko Bibiliya hari ashobora kuba yararwaye, donc ashobora kuba yararwaye mu nda, sibyo? Ariko tuzi ko yapfuye akamara iminsi 4. Yesu yari yaragiye gutarasa, nyine yaragiye mu ntuza, mu mvugo z'uyu munsi bavuga gutarasa, yari yagiye, mbese twabyita guhiga, yari yagiye kwigisha ahandi, nyine yari ku gahigo k'abakristo. Amara y'iminsi 4, agarutse asanga inshuti imaze iminsi 4 yapfuye. Lazaro arya bari barahujwe n'iki? Lazaro bari barahujwe n'iki? Lazaro yari inshuti ye cyane, yari iniga ye. None se nyine hari ukuntu wenda nka ba Petero yagiye abasanga bari kuroba mu bwato, barimo bararoba, akagenda akabazana. Petero kubera yari umurobyi yajyaga namufasha no kubona amafi, bakaba bayatubura, bagatubura bagagira baha abantu, bakagaburira abantu 5,000. Bamara kugaburira, uzundi mugabo wagaburiye abantu barenze 5,000 icyarimwe. His Excellency niwe wagaburiye abantu 45,000 muri stade. Paul Kagame bamugaba arakomeye. 45,000 nacyo ni ikindi gitangaza. Urumva? Noneho kubera ba Petero bajyaga bamufasha nyine icyo gihe, yari afitemo n'abandi, nimba ari harya Mariko yarashinzwe, niwe wari ushinzwe kubara amafaranga. Mariko nyine yari umuntu ariko ntaburi, harimo ko yari kontabure. Noneho akajya nyirabari byinjiye. Hari n'undi wari ushinzwe ibintu by'inzoga, bigeze no kumutuma kujya kugira karakantu uragasomye ko karakantu ko kunemenya ibintu mu rusengero. Uragazomye neza. Naho bari bamuhitanye. Hari ahantu naho yakandagiye inyanya z'abandi, ibintu byose arabirekura, ibintu by'abandi ngo amafaranga arajugunya, akanyenyeri k'abandi aragakandagira, ariko abantu yaciye agasuzuguro, ng'inyanya arakandagira arazimena. Yarafite kwishyura, ajya mu bintu by'intuza, harya bya bindi bambwiye ngo ukumbuye kurya n'ibiki, kokombure, ajya muri za kokombure ngakubita hasi. Ariko uzabigerageze, uzajya ajya mu mandazi aragira, niko arashwanyaguza. Nyine wowe uzabigerageze, usije nko mu rusengero hari ukuntu bajya bazana ibintu. Reba ugiye nko muri ra soko rya Simba, hariya muri Simba supermarket, we yareka tureke kujyana muri Simba, ukagenda byose ukabihirika ukabimenagura. hariya ho ziriya nzoga zose bitererikeri Imana bahita bagufata ukundi ko bavuga ko hari ikibazo wagize, bashyira inzego z'umutekano. Ariko uzinjije mu rusengero, nubwo hari ibintu mba mbona kuriya bazana nyine ibintu byo kurya ibiki, ugasanga batangiye kubigurishiriza mu rusengero. Hari ukuntu avuga ati iki ngiki yenda bazanyemo nk'amagi, ese kubera iki ubundi babivunja mu mafaranga? Nanjye ikintu bari kwibaza, ubwo urumva baba bashatse gukora ya migenzo yabayeho Yesu yagize ute yamaganye yo gucururiza mu nzu y'Imana. Nimba bazanye ituro mwirigurisha, ahubwo nimba bazanye ibyo kurya, harimo abashonje bibahereza ibyo gushyiramo amafaranga, muhereza agende yirire, kuko byose Yesu yabiduhereye ubuntu, yaduhereye ubuntu, mwabakire neza bagende. Nicyo nyine bita ku bana. Karakantu nanjye karankomye kabisa. Nukuri pe, menagura ngo inuma ngo zari zihari, nimba ari inuma, nimba ari inkoko, ni inuma ararekura, inkoko ibiki byose ararekura, inkoko zari ziriyo ngo ziri. Noneho hari n'ikindi, reka twigarukire ariko ku ngingo yacu yo kwicisha bugufi. Kwicisha bugufi, wari ukitubwira kwicisha bugufi. Kwicisha bugufi buriya ni intwari ikomeye cyane.
ese David ubundi nkawe yego hari nk'umuntu wigeze akwiremerezaho ngo avuge ati ngakwereke nyine agushyiraho agatuza yigira umuntu wa danje cyangwa we hari uwo wigeze niremerezaho nyine nkamusuzugura ukaba uri kubyicuza uyu munsi? umuntu we ntabwo yabura pe arahari, anabisabira n'Imana imbabazi kandi nawe ndamusaba imbabazi namusabye kandi yarambabariye pe, kuko hari ukuntu ukora ikintu ukavuga ati bino bintu nkoze ntabwo ari byo, sibyo? Ukaba ufite ikintu ugahita wemera ku wundi muntu nyine utagifite, sibyo? Uri wiki ahubwo kugira ngo umufashe wowe ukagenda ukagira ute ukamwemeraho, biriya bintu ntabwo ari byiza, birababaza. Kuko nimba ufite ikintu wakibonye uno munsi n'Imana yaciye inzira urakibona, sibyo? Rero nimba ubonye iki kintu wowe shimira Imana uvuga ati Imana urakoze kubw'iki kintu umpaye. ese kuri kuvuga ikintu watanze nk'urugero, wenda atanga wenda urugero tuvuye ku mafaranga, hari ukuntu ushobora kubona 5,000 umpaye, sibyo? Mbonye bankandiye akanyenyeri, sibyo? Nari ndi gutekereza nyine mvuga ati ndaza gukora iki, rero undi muntu akahita ambwira ati David akantelefone kambwira ati muvandimwe imeze biti, mvuga ati meze neza. Iyo umuntu avuye ko ameze neza urumva nyameze neza. None se basi nta kuntu wamfasha ukama 3 ngiye kubura? Uri kumva uwo muntu nyine naguhamagaye akubwiye n'ikibazo cye, ntago aguhishe, ni inshuti yawe, aho kugira ngo umubwire ati rero basi reka nguhereze 1000 ariko ukoresha, ukatumbwira ati man mfite 5 ariko nari nabipangiye already. Ibyo 5 wabibonye utabipangiye, ari uko ari ubuntu bw'Imana yakoreye mu wundi muntu akabikohereza, none wowe uhise uyapangira. Urumva ufashe amafaranga uhise uyapangira utari ufite. Yego, hari undi muntu ugiye kuburara kandi buri Imana, kandi wenda wasanga ari weho wari ikiraro kigiye gutuma umuntu abaho akagira ubwo buzima agahumeka, akaza kubona ukuntu ari buri zinduka ajya ku gahigo, nanone akajya guhiga cyane, ejo akazagusabira umugisha. Uwo mugisha ushobora kuzakuviramo miliyoni, ushobora kuzakuviramo imodoka, ushobora kuzakuviramo kubona umugore muzima cyane, ukabona umugore w'Imana yagize ute ugukwiye, ukabona umugore ugukwiye like me. Ugera mufite mfite umwiye w'Imana yamaye cyane kabisa, sibyo? Ariko ntabwo ndi bukubaza izina rye, oya nta kibazo, ni privacy ye, ni kubw'umutekano w'umuryango wacu cyane. Hanyuma nuko icyigishwa cy'uyu munsi cyari giteye, ni ukuri kandi bakoze, yaba akeneye n'ubundi bwunganizi batubwira, kandi turashaka ngo iki cyigishwa ntimugisuzugure. Twabitekerejeho njye na David turavuga tuti above all ibyo twari tumaze iminsi dukora, above ibyo dutekereza gukora mu minsi iri imbere, mbere na mbere Imana tugomba kujya tunyuzamo tukaganira no ku biganiro bitwubaka, ariko kandi binatuyobora mu murongo Imana idushaka. Imana ibanze imbere byose, kuko ari igize itukomeza kuduburesinga umunsi ku wundi, dutiza imbaraga, tugakomeza tukagira n'ubuzima bwiza. Nakuri cyane. Ngaho David dusoze rero n'akaririmbo cyangwa se unadusengera, nta kintu byadutwaye. Reka dusoze turirimbana akaririmbo. Waba ushaka akaririmbo ko mu gitabo? Akariko kose pfa kuba ari akaririmbo k'Imana. Reka turirimbe akaririmbo kavuga ngo iby'Imana ikora. Iby'Imana ikora biradutangaza, na n'uwabimenya uko biri, ngari kw'icyo nzi icy'Imana ishaka. Amen. Uwiteka Mwami Imana turagushimira tuguhimbaje, wabanye natwe muri uyu mugoroba, waturinze, waduhaye ifunguro. Data urebe n'abari buze nabo ubagenere ikibakwiriye,
tugushimiye neza ukomeza kutugira umunsi ku wundi, ukaturindira imiryango n'inshuti, ukaturindira igihugu cyiza cyacu n'ibindi bihugu. Komeza uduhe umugisha wawe, duhe imbaraga n'amavuta bw'impuhwe zawe, tubisabye twizeye umwami wacu Yesu Kristo watubambiwe. Amen.